dutangiye umugore n'umugabo bashaka guhuza sisiteme mu buryo bwa magendu, bikanga umuntu, bumvishe umuntu ukomanze bahita biyumanganya, bamera neza nkaho nta cyabaye mu gihe hari uri gukomanga. Buriya ntangiye filime gutya mbabwira gutyo, mu buzima iyo icyizere cyamaze gutakara byose burya biba byarangiye. Uyu mugore ari kumwe n'uyu mugabo bashakaga guhuza bagira ibyo bahuza kugira ngo babashe kuba bakwishima banezerwa, ariko reba uburyo ahise yiyumanganyamo. Uyu yaje asuhuza avuga uti rukundo rwanjye wiriwe ute, ari nako uyu mugabo nawe ahita ajijisha akajya gukora amatara, niba ari n'amatara akigira umutekinisiye. Umugore yahise amuhereza ikibizu aramubwira ati sheri yari yapfuye, nazanye umutekinisiye ngo abashe kuba yayakora, ariko byakunze nta kibazo. Ati niyo mpamvu nahise muhamagara kugira ngo tutaza kurara mu kizima. Umugabo w'umusaza nuko nguko ateye aramureba, ari nako umugore akomeza kumusobanurira amubwira uti yakoze neza, byagenze neza, ari nako n'uyu nguyu amubwira uti byabanje kugorana ariko byakunze, ndakeka mwatangira gucana. Sheri wacanye tukareba. Uyu nawe yahise acana abona biratse rwose kandi nta cyari cyabaye, ahubwo ni uburyo bwo kujijisha kugira ngo batamenya ibyabaye. Bendaga gushaka uko bigenza nk'abantu bakuru, namwe mwabibonaga. Nzanye iyi filime rero kugira ngo ibashe kuba yatanga isomo ku bantu bashakanye ingo zabo zijegera, zirimo je nyinshi. Niyo mpamvu nayihisemo kugira ngo nyizane. Uyu nawe uriya mugabo yahise asohoka mu bwoba bwinshi. Umugore abwira umugabo ati reka nze mbanze mbe ndamwishyura, ubundi nze tuganire umbwire uko ku kazi byiriwe. Uyu nawe ntago abyumva neza, ntiyumva ukuntu amatara apfa, nawe ari umutekinisiye akaba yayikorera ariko akaba yazanye undi muntu, ntaba byumva neza. Gusa umugabo urabona yuko ababaye cyane. Tugaruka kuri uru ruhande, uyu yaje akinga avuga uti Imana irakoze, ibyacu njye nawe byari birangiye, yaradufashe, byari birangiye habuzeho gatoya. Uyu mugabo nawe ntaranyurwa, sisiteme ntago yagenze neza, ntago biyubahishije nk'uko babishakaga. Yaramubwiye ati ihangane tuzahura ubutaha, doraraje tuzahura ubutaha, humura n'ubundi uri uwanjye iteka ryose. Uyu ni umwinjira aba arimo abangamira, abashije kuba yagira ibyo asenya. Buriya umuntu mu buzima iyo yamaze guhindura ibyerekezo cyangwa se ibitekerezo, biba bigoye ko wamusubiza ku murongo. Buriya nta kintu wakora ngo ubashe kuba wamuhindura. Uyu mugore yibereye muri telefone hano, arimo ari kuri chat, arimo arareba amakanzu agezweho, avuga uti ngiye kubwira sheri wanjye angurire iyi mode nshyashya yasohotse, ubundi mbashe kuba najya nsohokana n'umukunzi wanjye uko mbyifuza. Nawe nyumvira, nibyo yibereyemo. Ari kuri chat abwira bagenzi be ngo iyo ngiyo niyo nshaka, mumbwira igiciro cyayo mbashe kuba nabwira uwanjye abashe kuba yayingurira, ni keza cyane nzagasohokana muri weekend. Nta kibazo rwose. Uyu nawe arangije arahaguruka ahangaha, yari yiryamiye, ahita ajya kureba umugabo we. Umugabo we nawe yarumiwe, umugore we yarahindutse ku rwego rukabije cyane. Buriya iyo rwose umuntu yamaze kwinjira n'undi cyangwa se yamaze kujya muri relationship n'undi, uwari usanzwe aba yataye agaciro, aba atangira guha agaciro umuntu mushya. Yatangiye kuza kumwereka ati sheri, ati dore agakanzu gashya, atugomba kukangurira nkajya nsohoka nkakuhesha icyubahiro, tugasohokana nkajya gusura n'ababyeyi ndi gusa neza. Ati rero ugiye kukangurira ubundi tubashe kuba twabyumva kimwe neza, ati ibibazo byose dufitanye bibashe kuba byashira. Uyu nguyu ntabyumva, aramubwira uti akusheri warasaze, iyi kanzu aya mafaranga urabona nayabona, ati izi miliyoni urabona nazibona. Uyu yatangiye kumwuka nabi, ati ariko uzaba umugabo ryari, uziyubahisha ryari? Ati kwiyubahisha ntabwo ari ukugura ibintu bihenze, ati ujye umenya uko tubayeho, ati uko tubayeho ni uku nguku kandi ujye ukwakira, urabizi ndagukunda, ati nta kintu nakurutisha, ati icyo nafite ubushobozi nakiguha, ati ariko nawe ujye uca bugufi. Umugabo yarababaye,
yarababaye ntashyira iraso ku mubiri. Umugore akomeza amubwira uti atumva nkubwire ati njyewe umenye ko ubuzima bwanjye buhenze, ugomba kumfurahisha ukampa icyo nifuza cyose. Niko kuba umugabo kwawe, niko kwitwa umugabo kwawe. Mu gihe noneho ikanzu nk'iyi ngiyi ikunanira kuyigura, urabona ubuzima bwanjye buzabaho gute? Uyu yamubwira ati ubuzima bwawe ariko ntabwo bushingiye kuri iyo kanzu ihenze, ati n'imyenda wambara neza dore ko unaberwa, ati rero n'ikindi gihe ngenda kwiyamye, ati njyewe nutangurira ikanzu nshaka, n'ikindi gihe sinzongere kwitwa umugore wawe, ati n'ikindi gihe ujye umenya abo ubwira, ati niba utabasha kuba wampa icyo nifuza, ati ntuzongere no kumpenaho Mana Nyagasani, ntuzongere no kumpenaho umbwira ubusa, ndagiye uzankumbura uzanshaka umbone, sigarana n'iki kizu cyawe. Ahita amukubita umusego. Umugabo arababaye cyane. Umugabo ni umukanishi, umugabo abyuka agenda, umugabo abyuka ashakisha icyatunga umuryango, ariko umugore we yamaze guhindura intekerezo. Buriya umugore iyo yahindutse kaba kabaye ntiwamugarura, uramureka akigendera agacukwe nawe ugacukwa. Abantu muri kureba iyi filime ndabakomeje cyane, mufite ibi bibazo cyangwa se buriya ibihe biha ibindi, ntawamenya ejo yaba ari njye cyangwa wowe. Uyu mugabo yibereye mu kazi arimo aratekereza ibyiyumvo byinshi, aba nabo bibereye hehe? Ubutaha ubwashije yabashije kuba yabatesha, ariko ubu ngubu noneho bibereye kumwe bari kwishima, bimereye neza. Uyu nawe ari mu kazi yabuze abakiriya, aracyategereje, aracyari kwibaza ikijya mbere. Ese ibibazo bizarangira gute? Ese abantu benshi barababaye cyane kuko bagiye bahitamo amahitamo mabi yo gushaka nabi cyangwa se ntibahirwe n'urushako, bigatuma abantu stress zibamara, abenshi bariyahura, abenshi bakanicana. Nawe ndorera uyu mugore, reba ibyo yibereyemo. Mu gihe umugabo atabasha kuba yagira ute yabona ibyishimo nk'umugabo, niwe yirirwa ahangayitse cyane, ahangayikiye urugo. Tugaruka hano ku kazi, uyu yari yagiye kwicarira ku ruhande, uyu nawe azamuhamagara, aza kumwakira amubwira ati tekinisiye, ati bimeze bite? Ati noneho nizere yuko cya cyuma cyanjye wakizanye. Nizere ko wakizanye. Avuga ati harya si cya kindi wantumaga wampamaye kuri telefone kugira ngo mbashe ukanyereka ifoto? Ati ni icyo ngicyo nta kindi. Avuga ati nakizanye, ati nabitumijeho. Umugabo hano ni Rwerinyange rwose wo muri quartier iwacu dutuye. Hari umugabo witwa Rwerinyange ameze nk'uyu nguyu neza, nawe ibibazo ni bimwe rwose. Ndamutekereza neza, Imana imbabarire rwose kuba muvuze, ariko nimeze kimwe neza. Abafite ibyuma bya original, ibya pirate rwose, uri icyuma cyose ushaka ubasha kuba wakibona, yaba icyakoze yaba igishyashya. Yarakirebye arakibura kuko yazubaye, nta nubwo ubwenge bwe bukora neza. Ati ngicyo uri kugicaho. Hari ukuntu mu rugo bajyaga bagutuma nk'akantu k'akuma cyangwa ikintu, ukajya ugicaho ukireba ukavuga ngo wakibuze. Uyu mugabo nibyo biri kumubaho. Buriya ibitekerezo iyo biri gutekereza cyane, utekereza ibintu by'urusobe utabifitiye ibisubizo, niko bigenda. Yaramuhaye, aramubwatakira, ati ariko ndabona ufite ikibazo wa mugabo we. Ati ibibazo byawe ni umunsi usigaye uza hano ku kazi ukaba umeze nk'udahari. Ati reba nk'ubu ngubu. Ati wa musaza we, ati byihorere, stress zimereye nabi. Ati urugo rwanjye rurimo rurarindimuka mbireba. Ati tuza wowe, ibintu byose ubyoroshye, buri kintu cyose kigira igihe kandi kigira impamvu yacyo. Hari umukiriya wazaga avuga uti ati tekinisiye, ati ndashaka cya cyuma. Bose bamuhaye komande kugira ngo baje kuba bagira ute babitwara. Ahura n'abakiriya benshi cyane. Ati ubushije wamaye cya pirate, ariko cyambereye kibi cyane. Arashaka icyuma cyo gukora muri robine, bya bindi bacomeka muri robine bikabasha kuba byahuza amazi yaza neza. Urabona ibihombo bihurira, karakuma kabihuza. Niko uyu mukobwa arimo ashaka. Ese biraza kugenda bite? Uru rugo n'akazi azabihuza gute? Bizarangira bite? Iyi filime nayizaniye abantu bari mu kigero cyo kuba bashaka abagore n'abagabo, ndetse n'abantu babanye mu buryo nk'ubu ngubu, cyangwa se n'ababanye neza. Murebe ibibazo aho bihera n'uburyo bikemuka. Ubundi izi filime nzihitamo kugira ngo ubuzima bukomeze kujya mbere. Agicagaho areba, ajya ku ruhande. Ari nako uyu mukobwa mubwira uti atari ko wazubaye
cyane, umubonye wese ari kubona yuko afite ibibazo bikomeye cyane, ari nako rwose yikora mu mutwe avuga ati icyokere kiba cyanyishe, buri kimwe cyose kitameze neza. Umukobwa aramureba aramwitegereza, ari nako amubwira ati dore ngiki nakizanye, ati kandi umbabarire kuba naraguhaye cya pirate, ati nizere ko iki ngiki kizaguhira, ati nta kibazo, ati n'ubundi uri uwanjye, ati n'icyanga nzakigarura, ati kandi nta nubwo twananirana, ati urakoze cyane rwose mukiriya. Yarongeye aganiriza aramubwira uti humura rwose nta kibazo, iki kiraza kuba cyakunda, ati reka ngende, atariko izo stress zawe zizaguta ku gasi rwose. Umusaza arabibona kuko we rwose abimubwira kare kose, akamubwira buri kimwe cyose akabasha kuba yacyumva, ati gerageza wifate nk'ibidahari. Yatangiye kumuganiriza amubwira ati kiriya cyana se kivuye ahangaha si cyiza, ati ujye ureba ibiremwa, ati wowe waragiye wihugira mu kaziga kamwe, ati niyo mpamvu ibibazo byawe byakwishe, jya ugerageza utembere uganire n'abandi, uko kuntu wowe ufite ikibazo ujye ubitura, ugende uganiriza abantu, uganirize n'abandi bantu, tuganire, tunywe akayoga, tungutemo rwose, tuganire neza ibintu bigende neza. Mwana muto uracyari mutoya, ego urakuze, atariko ntabwo uri umwana rwose. Tugaruka kuri uru ruhande, uyu nawe baracyaganira, arimo aramuganiriza, arimo aramutereta, mu gihe umugabo we aba ari mu kazi arimo ahirimbana, uyu nawe aba ari kuganira n'uriya mugabo, n'uriya mwinjira niba ariko twabyita, arimo amuganiriza, baganira nta bindi baba baganira uburyo ki bahuza, uburyo ki bakwishima. Uyu aramubwira ati ndagukunda, ati kandi nifuza kuzabana nawe, nifuza kuzagumana nawe. Uyu nawe akamubwira ati rega uretse kwizigiza, uretse kuba duhura gutya gusa, ubundi twakabaye tunge nawe tubana, twibera ahantu heza twishimanye, uko buriya ni wowe unshimisha. Aturiya aza yananiwe, guhaha ni bike cyane, turya nabi. Bakamubwira ati se birashoboka yuko yaba akora amafaranga angana kuriya mukarya nabi, atari kurabizi, ati ntabyo uzi wowe ujya uceceka, ati njye nishimiye iyo turi kumwe, nibwo nishima, nibwo menya ibyishimo icyo ari cyo, ati ahubwo ujye wihangana umpore ruhande kugira ngo njye mbasha kuba nishima, nzasubire bwana, ati kandi ujye unyumva ubyubahe. Umukobwa aramwiryaho, uyu nawe akamubwira ati humura, akamubwira ati nta kibazo, ati ndakwizera cyane, nkwizera cyane kurusha ibindi ibyo ari byo byose, kurusha undi uwo ari we wese muri ubu buzima bwanjye. Umva ibyo baba bibereyemo, mu gihe uyu undi nawe aba ari gutunara, atunekwa mu byuma, stress zamwishe, yibaza uko urugo rwe ruzagenda. Aba ni ibi ngibi baba bibereyemo rwose. Umukobwa yamaze guhindura interekezo cyangwa se icyerekezo, ntago agikunda, ntago agishaka uriya musaza ukundi, arishakira abasa nk'aho ari abasore. Mana nyagasani, kurikira niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere kuri Dom Drama, gerageza ukore subscribe, ubundi numara kuyikora tujye tubana umunsi ku munsi, turushaho kuzamurana, kuko iyi channel ni iyacu twese, kugira ngo ijye ibasha kuduha movie nk'izi ngizi zisobanuye mu buryo bwose bwiza cyane. Umukobwa yarimo atera make-up yimeza neza, uyu nawe aza yicara uruhande rwe. Arangije umugore amubwira ati nanone kandi atuje wicaye ahangaha wimunyamunya, wigira umuntu w'umugabo ushoboye kandi udashoboye, udafite n'ubushobozi bwo kuba wangurira icyo nshaka, atari ku bundi ubona nzabaho muri ubu buzima kugeza ryari? Ati njyewe ndacyari muto, ubuzima bwanjye ndabukunda, ngomba kwiyitaho nkiha buri kimwe cyose, atariko kandi ngomba kugihabwa nawe. Uyu mugabo acisha make cyane amubwira ati ariko umugore mwiza, wagiye witonda, wagiye ucisha make, ko njye nawe twashakanye ntacyo dufite, turi kugenda dutera imbere umunsi ku munsi, ko ibihe bizagera, ibihe byose bikagenda neza nk'uko ubyifuza, waretse tugafatanya ikiganza tukagera ku iterambere twese, ukareka ibintu urimo uhugiyemo, ko njyewe rwose agahinda kenda kunyica, umutima wanjye wenda gushwanyuka. Urabizi ndagukunda, ni wowe wenyine nikundira, ariko ukabije kumbabaza. Nawe nyumvira amaganya umusaza, umugabo aba yifitiye, aba ahangayikishijwe n'urugo rwe, akomeza amureba icyoroshye kugira ngo areko yamugirira impuhwe. Umugore nawe atireka gutera impuhwe, atireka kwiriza. Uwakubona wiriza gutyo wagira ngo nturi inyamaswa, wagira ngo urukundo rwanjye naguhaye sinayobye, narayobye cyane, niyo mpamvu mba nicuza kuba naraguhaye ubuzima bwanjye ukabwangiza. Nakabaye ndi kumwe n'umwana muto ufite amafaranga,
untama uko nshaka, umpa ibyo nifuza. Umusaza aramureba aramwitegereza. Umugore yaramusoneye aramubwira ati niba udafite ubushobozi bwo kumpa ibyo nshaka, nta nubwo ugomba kubana nanjye, Mana nyagasani. Umusaza yakomeje kumutakambira amubwira ati mbabarira, basi iyo kanzu mu byumweru 3 ndaba nayibonye, ariko amahoro ahinde. Ati ndaba nayibonye, nimara kuyibona ubundi ubashe kuba watuza, twese dutuze twubake. Nkeneye kubyarana nawe, nkeneye umwana, nkeneye umuryango, nibyo nifuje mu buzima bwanjye, niyo mpamvu nkora cyane. Ati atukeneye abana, uzabaha iki se nanjye utabasha kuntunga? Uhora mu kenda kamwe. Atuzabaha iki? Urabona wabaha iki? Wowe wa mugabo we, wowe wanzererezi wirirwa mu byuma byashaje, aturabona wowe nakubyarira. Atuwo mwana ho kugira ngo mukubyarire, nabireka ahubwo sinzigera mbyara, nkazabyarira uwo nshaka, nkazashaka uwo nshaka, ubundi ngewe kuba mbana nawe nimpuhwe nabashije kuba nakugirira. Atutagira ngo hari ikindi. Atariko guhera uyu munsi, ati guhera iyi saha ngewe unyibagirwe mu buzima bwawe niba utabonye ikanzu yanjye. Buriya umugore rwose iyo yagushatseho impamvu ntiyayibura rwose, nuko nguko amusize arigendeye. Umugabo yasabye imbabazi, yadohoke rwose biranga. Umugore yagiye arapakinga, yambara neza uko abyifuza, dore nuko nguko yambara kugira ngo abashe kuba yagira ute, yagenda nk'uko abibwiye umugabo. Agomba kuba yagenda akisangira uwo akunda, akisangira uwo ashaka. Mana nyagasani. Yafashe telefone arahamagara. Ese ahamagaye nde? Ese biragenda bite? Kuki uyu mugore ahisemo gutandukana n'uyu mugabo bapfuye ikanzu? Nawe ibaze, nawe byibaze pe. Ikanzu yabonye kuri social media. Yatangiye guhamagara sheri we amubwira ati sheri, ati ndagukumbuye, ati ndumva nkushaka, ndashaka konza tukaba turi kumwe ibihe byose, ndashaka kugukorera surprise. Ati kandi iyo surprise ndabizi neza kiragushimisha, kuko niyo wagiye wifuza ibihe byawe byose. Ati numva nshaka ko duhuza, tugahuza duhuje, buri kimwe cyose kikagenda neza, urakoze cyane. Yaramukatiye rwose aramubwira uti ati ndaje muhe surprise nziza cyane, kumbi n'uwasanze ni surprise agiye kuba yamukorera. Nguwo rero sasa aratambuka neza cyane rwose. Uyu nawe ahita agira ubwoba, abonye aje n'ibikapu byose, aramusoma amuhereza agasomyo, aramureba ati se kuri n'ibikapu bebe? Ati hoya, ati humura ntugire ikibazo, ati turabizi ko ari wowe rukundo rwanjye, ati turabizi ko ari wowe nkwizereramo. Ati rero mfashe umwanzuro wo kuza kubana nawe ubuziraherezo, nkakubyarira ukampa icyo nshaka. Uyu nawe ati ubana nanjye? Njyewe mbana nawe? Aturamenye. Ati njyewe urugo rwarananiye, ati nabaye inzererezi, ati urumva nabasha urugo koko? Ati njyewe urugo rwarananiye, ndagukunda gusa iyo ni serivisi mba nkuha. Ati ahubwo komera ku mugabo ngo no uvuze ngo. Ati hoya, ati ntabwo nabana nawe, ntabwo byakunda rwose. Ati nanjye urugo rwarananiye, abansengera bavuga ko narozwe. Ati ntabwo byumvikana, ukaba unyirukaho umbwira ko unkunda se, umpereza zirakeya zose utankunda. Nese kuki wambwiye ko ushaka kuzabana nanjye? Ati uzi ko nasize nkatiye umugabo wanjye mubwiye yuko ntazigera nongera kubana nawe, ngiye kubana nawe uwo nkunda. Ati hoya, wabeshye cyane, ati wihemukiye cyane. Ati njye nta gahunda mfite yo kukurongora. Ati abagabo barabuze, ati ahubwo genda winginga umugabo wawe musubirane. Ati iriya ni serivisi naguhaga. Ati bayi, ati njyewe ndigendeye, ati ngiye gushaka abandi, njyewe unyemereye turiryamanira bikarangira. Ati nawe ubwo ngubwo kari agaciyeho, ubuzima bwanjye nawe nahaburangiriye. Ati twararyohereje naguhaye sho. Mana nyagasani, abantu nk'aba babaho bakaza bakica ubuzima bw'umwana w'umuntu, bakamwangiza, bakamusenyera, batazigera banamwubakira. Uyu mukobwa yabuze icyo acira, yabuze icyo avuga, yabuze ayacira n'ayamira. Atangira kuvuga uti nkatiye umugabo wanjye ndamwanze, ndamwangije, namuteye agahinda. Ubu se biragenda bite? Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, yikore tubashe kuba twagira ute, twajya mbere. Uyu musaza nawe yaraje ahorana rwose n'uyu mugabo nawe w'inuza, yamubwira atatangira kumutakira. Ati ntabwo bya bindi byanjye byose byasandaye. Umugabo
afite agahinda kenshi cyane ari kubwira umusaza ati umugore yagiye. Ati none ntumbwire ko yagiye, ati waba ugize amahirwe, atabaye yagiye bijyanye n'ibintu agukorera, bijyanye n'uburyo bwose agukorera, ati waba ufite amahirwe. Ati nibyo nkubwira rwose, umugore wanjye yagiye. Yifashe arambwira ati guhera ubu ngubu ngo ndimbwa, guhera ubu ngubu mwibagirwe mu buzima bwe. Ati se saha, ati rwose, ati njyewe yanyanze yagiye. Ati niko gahinda mfite, ati namaze iminsi nkora ikintu cyose kugira ngo ndebe yuko yasubira twasubirana, ati ariko yarabyanze. Ati niyo mpamvu rero ubona nicaye nigunze, ati kandi nta n'ikintu cyo gukora mfite. Ati nta kintu cyo gukora mfite kuko ntacyo ntakoze. Ati niyo mpamvu ubuzima bwanjye bwatesetse cyane, stress zarambase, nabaye imbata y'ikibi, umbonye wese ambonamo sekibi. Umusaza aramubwira ati rero wa mwana we ugize n'amahirwe, reka mbanze mbikubwire. Atayahe mahirwe wa musaza we, uti umuntu wifuza kubana nawe ubuzima bwawe bwose aragucitse, ngo ni amahirwe. Ngo ni amahirwe cyane rwose kuko ugomba kuyumva neza. Ati niba nyine yarakoraga biriya agakora biriya mpaka nuko yagushakagaho impamvu. Kuba yakwashe ibyo ashaka ntabibone ni impamvu yo kugira ngo abashe kuba yagenda. Umusaza nawe atangira kumwumviriza rwose, amubwira uti bose urabona ko ari abasaza. Umusaza atangira kumubwira ati umugore iyo yashatse kugenda akava mu buzima bwawe ashyiraho ingamba ziri hejuru cyane utazabasha kwihanganira, akaguha ibintu, akagusezeranya, ukumusaba kumusezeranya ibintu udafitiye ubushobozi kugira ngo abashe kuba yagenda. Ni nacyo cyabaye ahita agenda avuga uti niba utabimpaye ahubwo senga ukora ibintu byawe utuje wimeze neza, azakugarukira atabizi. Ati ahubwo waruhutse cyane kuba yitwaye, nta rubanza rukuriho. Yaramuhobeye. Icyo atazi mu gihe bari kubiserebura babona wa mugore aragarutse. Umusaza ahita amubwira tugarutse gukora iki? Ati ngarutse kureba umugabo wanjye kugira ngo tugire ibyo tuganira, dushyire ibyo ku murongo, ibintu byose tubishyire ku murongo kuko umugabo wanjye ndamukunda. Umusaza aramubwira ati wa mugore we, wowe ibyawe byose turabizi, sanga umugabo wawe wari wagiye kureba uyu nguyu mwihorere. Ahita amubwira, umugore aramubwira ati gira icyo ubivugaho bino bintu. Ati nta kindi mbivugaho, wagiye ugiye, genda mvira mu buzima, nanjye sinkukeneye. Umugore nawe aratangira aramubasaba imbabazi, amubwira ati tisheri ibintu twabiganiraho bikarangira kuko wibuke ko ndi umugore wawe. Ati ndi umugore wawe isezerano. Ati no, ati ntabwo ukiri umugore wanjye. Ati ubwo wafashe umwanzuro ugasohoka ukagenda ugafata ibyawe ukagenda, ni nayo mpamvu utakwiye kongera kwitwa umugore wanjye ukundi. Atangiye kumusaba imbabazi. Umusaza ari nako rwose azunguza umutwe. Umugabo nawe arimo aramukatira amubwira ati mvira mu buzima ugende, usohoka ahangaha nagukubita ipiki umutwe nkawumena. Bana nyagasani, umugore niwe wisenyeye. Uyu mugabo nawe yaserebuye kuko yaramubonye amuviriye aho ngaho, yaramwegereye cyane ahita amubwira ati urabikoze. Ati urabikoze, ati ubu nibwo ubaye umugabo. Ati wabonye ko yaciye bugufi, atazahora kwiruka inyuma kandi nta yandi mahitamo afite. Tubabwira ngo mujye mukunda ababakunda.